ese nk'umuntu wohereje ibyangombwa byarangije manda, ngira ngo ari kutwumva muri kiriya gihugu cya Malawi, ibyangombwa byarangije manda nka pasiporo, ese we KYC ye izaba passed, ese yakora iki, yabigenza gute? Yes, reka twongere tubasuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura. Nk'uko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, mining platform, investment platform, especially byose biba bikubiye mu cyo bita cryptocurrency. By'umwihariko rero nk'uko muri kubibona imbere yanjye tugarutse kuvuga kuri wa mushinga wacu wa Pi Network ku bantu bakibelieving, ku bantu bagifite ibyiringiro by'uko uyu mushinga wa Pi Network ugomba kubavana ku rwego rumwe ukabageza ku rundi rwego. Yes, rero tugiye kuganira ku ngingo zikurikira, ariko turaza kwibanda ku bibazo abantu bagiye batubaza, abantu benshi bagiye batandukanye, yaba abari Zambia, abari muri Malawi, bagiye batubaza ibibazo byinshi cyane kandi dukwiriye kugira icyo tubivugaho bitewe n'ama-research tuba twakoze ku bibazo baba batubajije. Ikibazo cya mbere rero ni umuntu wari uri kubaza ati ko ngewe nakoze KYC nkaba narasubmitinze ibisabwa ndetse nkaba nta erreur n'imwe nakoze, kuki iminsi 14 yarangiye ariko nkaba ntarabona amafaranga yanjye kuri application ya Pi browser hariya tubirebera kuri wallet, kuki ntarayabona? Abandi bakagira bati kuki amafaranga twayabonye ariko kuri available balance ntihagire ikintu kizaho. Ibyo byose turaza kubivugaho. Ikindi rero hari umuntu nawe watubajije ati ese nk'umuntu wohereje ibyangombwa byarangije manda, ngira ngo ari kutwumva muri kiriya gihugu cya Malawi, ibyangombwa byarangije manda nka pasiporo, ese we KYC ye izaba passed, ese yakora iki, yabigenza gute? Aha naho turaza kubavugaho. Ikindi turaza kurebera hamwe n'abantu bagiye bafungura konti zirenze imwe muri uno mushinga wacu wa Pi Network. Umuntu yafunguye konti ku mazina ye, haciyemo igihe arongera afungura indi konti ku mazina ye, kandi izo konti zose azimayiningaho ndetse ategereje ko yazikorera na KYC. Turaza kureba ese niki kizakorwa, niki cyakorwa kugira ngo abo bantu batazaruzinga. Turaza kurebera hamwe ikindi kibazo kivuga giti ese niki kizabaho ku bantu bafunguye account zirenze imwe. Ibyo byose tugiye kubireba muri kino kiganiro. Nkwibutsa nimba utarakora subscribe kuri channel yacu kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu ndetse ujye ubona notification mu gihe dupostinze, wakanda subscribe. Nawe wifuza gusharinga kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane, ni byiza kandi ni inkunga ubu duteye aho waba uherereye hose ku isi. Okay, reka rero dutangire kandi dutangirane n'abantu bakoze KYC ikaba itaraba green ndetse n'abayikoze ikaba passed ariko bakaba batarabona amapayi yabo kuri wallet. Muri iyi minsi hari gukorwa imirimo myinshi, ni imirimo myinshi iri gukorwa muri umushinga wa Pi Network. Nimba uyu munsi wa submitinze KYC ikaba itaraba green cyangwa ngo aba validator bakuvalidatinge upasinge KYC, wipanika, wigira impungenge, you have to wait kuko hari abantu na n'ubu bategereje kandi niyo slot ibemerera gukora KYC batarayibona. Barahari benshi cyane barenga 32,000,000. So nimba we warayikoze ugasubmitinga bakaba bataragusubiza bikiri under review, ufite gutegereza, so kuvuga ko wakoze ikosa. Ikindi ku bantu bakoze KYC
payi zabo iminsi 14 KYC bakayipasinga, iminsi 14 ikarangira, hanyuma payi zabo zikaba zagakwiriye kuba zarabaye migrated kuri wallet zabo muri Pi browser. Ntibikorwe, kuba bitarakozwe wenda ni ikibazo cya systeme, ariko ntutekereze ko wahombye Pi zawe, ntutekereze ko hari kosa wakoze. Nawe icyo usabwa no gutegereza igihe kizabikemura byose. Nta kosa wakoze, nta ereri wakoze, icyo ugomba gukora no gutegereza kandi ukizera. Indi ngingo twari twavuze turi buvugeho ni ingingo y'abantu bohereje ibyangombwa byarangije manda nka pasiporo, niba wenda tuvugura umunyarwanda ukaba nko muri Zambia n'ahandi henshi cyane. Rero ntabwo wemerewe gukora KYC ngo utange ibyangombwa byabaye byarangije manda. Ndumva bitemewe, ntabwo ibyo bintu byemewe, kuko iyo KYC yawe byanze bikunze igiye under review, umuvalidator yabibona, kandi umuvalidator nawe ntabwo yemerewe gukora amakosa, kuko akoze amakosa arabihanirwa. So be sure ko ibyangombwa watanze biri validated cyangwa biri valid, bigifite manda aho waba uri hose, yaba pasiporo yawe ikaba iri valide, yaba irangamuntu ikaba ibaruye kuri icyo gihugu turukamo, ndetse n'ibindi byangombwa byabaye mentioned mugomba gutanga kugira ngo namwe mubashe gupasinga KYC. Yes, ikindi twari twavuze sibyo ko wenda nshobora kuba nakoze reri nkakibabwira nabi, ni abantu bafungura akawunti ebyiri muri telefone imwe, ariko izo akawunti zikaba zifite amazina abiri atandukanye, ndetse akaba ari na akawunti ebyiri z'abantu babiri batandukanye ariko ziri muri device imwe. Igisubizo ni iki ngiki, ntabwo ari ikibazo icyo ngicyo, ahubwo byakabaye ikibazo ari uko wafunguye akawunti ebyiri ku mazina yawe yombi, wazajya gukora KYC nabwo ugakora KYC ukoresheje cya cyangombwa kimwe kandi kuri akawunti nyinshi. Icyo nicyo kibazo. Nimba aka kanya udafite device cyangwa barayikwibye, hakaba hari mugenzi wawe ufite iyo device yindi, nimba ari Android ugasanga undi arayifite, ushobora kumurogingamo in ukamayininga, nta kibazo kirimo. Icy'ingenzi ni uko mu gihe cyo gukora KYC ugomba gutanga ibyangombwa byawe kuri konti imwe, ndetse ukongera ugatanga n'ibindi byangombwa by'uwo muntu wundi wakoze login muri telefone yawe ariko bitandukanye, kuko utanze ibyangombwa bimwe kandi bisa kuri konti nyinshi zitandukanye, iyo ni forgery, iyo no guforjaringa, kandi ibyo ngibyo urabihanirwa. So be sure ko ushobora kuba ufasha umuntu kumayininga, ariko imyirondoro watanze kuri izo konti ebyiri cyangwa eshatu cyangwa zingahe akaba ari imyirondoro iri difference cyangwa itandukanye. Kuko birashoboka ko umuntu yabura device akakwiyambaza ukamusapotinga, ndumva nta kibazo kirimo aho ngaho. Noneho the problem is ku bantu bafunguye account, nta kivuze ku bantu bafunguye account ebyiri cyangwa zirenze imwe ariko ku mazina asa, ku myirondoro isa. That is very big question. So ibi ngibi sometime wabihanirwa, ugasanga Pi zawe barazirimovinze cyangwa konti zawe zose barazi frozeninze. So mu gihe rero uri gufungura konti, jya ufungura konti imwe ku myirondoro yawe kandi ya nyayo, icyo gisubizo gihari. Nongera kwibutsa abantu bose mushobora kuba mukeneye kubikura ama cryptocurrency ayo ari yo yose kugira ngo mufate cash mu ntoki cyangwa kuri mobile money hano iwacu mu Rwanda, ndetse naho waba uri hose hatari mu Rwanda, ushobora kutwandikira kuri nimero iri munsi y'iyi video tukagufasha icyo kibazo kigakemuka. Ikindi, nimba ufite ushaka kubaka YouTube channel cyangwa warayubatse ariko akaba ari ntaho yari yagera, dushobora kukubera mentorship tukayiguha, hanyuma channel yawe nayo ikava ku rwego rumwe ikagera ku rundi rwego, nawe ugatangira gukorera amafaranga
kuri internet, kuko hari abantu benshi baspendinga amafaranga kuri internet kurusha uko bayinjiza, benshi kandi benshi cyane. Wenda akandi kantu nasorezaho muri Pi network, mbibutsa nimba aka kanya warapasinze KYC ukaba warakoze migration bigakunda, zimwe zikajya muri lockup, izindi ukazimumigratinga kuri cyangwa ukazimuvinga kuri available balance zikageraho, aka kanya ukaba wabuze uwuziha cyangwa uzohereza cyangwa ahugurira, icyo ntago ari ikibazo, kuko iki nacyo abantu barakimbajije. Icyo si ikibazo, ufite kwihangana kuko umushinga uracyari developed. Nahoze mbisoma muri white paper bavuga ko this is long term project. Uyu ni umushinga w'igihe kirekire, ntago ari umushinga w'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa umwaka umwe. So you have to be patient and you have to continue to believe this project, right? Ndizera ko ubwo message nashakaga gutambutsa yatambutse. Nizera ko mwese aho mwaba muherereye muri aba pioneers mu mining Pi network, icyo mbifuriza no gukomeza kwizera, mukabirivinga, mugakomeza mugakora mining. Ikindi kintu nongera kwibutsa abantu ko ahangaha tunyuzaho investment platforms. Nimba udafite ubumenyi buhagije mu bintu bijyanye no investinga ku ma platform yo kuri internet mu buryo butandukanye, yaba cryptocurrency cyangwa fiat money, ushobora kuduhamagara tukaguha ubwo bumenyi, tukaguha izo skills. Ikindi kandi mbibutsa ko nimba postinze platform yo investingamo amafaranga yawe wakoreye wavunikiye, bishuwa ko ubanza gukora research yawe mbere yo gufata umwanzuro, kuko iyo ufashe umwanzuro wawe ibivuyemo byose urabyirengera. Yari inyungu ni byiza, yari igihombo nabyo ni bibi, ariko ukabimenya ku giti cyawe. So ku kintu kijyanye na investment platform, iyo niyo announcement numvaga nifuza kubaha, kuko abantu baravuga bati ese investment platform ko zaduhombya, ese ko waziretse, ko tutazikeneye. No, buri kimwe cyose gitrendinga cyangwa gica kuri internet, nimba wahisemo kuza kuri internet ukamenya ibyaho, kuko internet ni brand ndende, ni industry ndende cyane, kandi irimo abantu batyaye mu mutwe b'abanyabwenge, ndetse bashobora no kukwiba isaha iyo ari yose. Ugomba ibyo byose kubimenya, ukabimenya kugira ngo umenye uko uzabyirinda, kuko nutiga kubimenya ntago uzigera wiga kubyirinda. Okay, ubwo reka nsoze mbashimira, bifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Hasta la vista, naho muri video